bitewe nuko wari wabanje kunteza ibya mbere naketse ko ari nawe waneje n'ibya kabiri wanyandikiye umbwira ngo ari we cyangwa se waranyandikiye umbwira ngo nabyakirije yombi turivuza ubwo arakomeje nyine na n'ubu ariko ikintu kiba kibitera nyine nuko abashaka ko mwumva bya bindi yamenyereye kandi ngiye namwiyomoyeho tundavuga ati ho kugira ngo mbane n'umuntu umeze gutya nabaho nta mubyeyi mfite bumba karabyimba hahandi hajeho ikintu hano kimeze nk'ikibyimba ariko cyo kiza atari ikibyimba kibyimbye cyo kiza kimeze nk'aho ari nk'umukato gutya wenda nk'ikintu cyakwishe haza gusatuka harasatuka man byarangiye nyine aho hantu hasatutse byarangiye hakomeje kuba igisebe mpaka wenda tubivuge nkuko tubyumva jewe nza kumenya amakuru amwe ayo makuru mpaye y'ukuntu wagiye ugira ibibazo mfise amakuru neza ko ari mama wawe ngo yagiye gukatagura umubiri ngakakwiba ngo nimba ari inyama ushobora gutinya kwivugira kuri no kamera wenda ushobora kwivuga uko biri nta bintu byo guhisha bakoje amakuru nagenda yumva aho gake uko abizi ko ndu umunyamakuru mbagenda guhigisha amakuru no hirya no hino none se uko kuguru nta kintu na kimwoba kwaritoye kurasatu kuko nguko nuvuga ngo byo si byari ikibyimba ubwo nuko kuguru kwabyimbye ariko ko kukabyimba gusa nkaho kwerekana ibintu bimeze nk'umutsi nyine wabyimbye wazamutse aho hantu haje gusatuka rero ivyo bintu bimaze igihe haje gusatuka ntago hakomeje wenda ngo hazongere ngo hibumbe ko nagiye no kwivuza barambwira ati ntago ahantu twahadoda kuko uyu mubiri ubwawo ntago uyu nguyu wawufata ngo ukunde ntawo uhari ahubwo wowe turagumye Yes, reka nizere ko mumeze neza mwe muherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye reka nizere ko munezere ko mugiye kugira umwaka mushasha na Noheli nziza mu byanyu no mu banyu ushobora gutangira umwaka umeze neza ako ntiwijajare cyane ushobora gutangura umwaka umeze neza ntukihebe uyu munsi amateka yawe ashobora guhinduka uyu munsi wari ushobora kuba umeze neza ejo bigahinduka ntukiyemere ku mwana w'umuntu uko wamusize uzamwubahire icyari navuga ngo dutangirane umwaka n'urukundo n'amasengesho mbese no kubaha Imana nkuko bisanzwe murabona ko ndi kumwe n'umusore kuri kamera abamuzi baramuzi abatamuzi naho niyo mpamvu njyanda muvuge akoreka nizere ko nanje batanzi bashasha banze ndabigire ko banyita intwari DJ canye onyite homba kuwahombye yahombye nyina imbere ya kamera rero sasa ndi kumwe n'umujene nabwo ngo n'umupapa Dovuze ngo numujene n'umupapa yabashije kumpamagara ako nanamushimiye cyane kuba yitoya akampamagara hari byinshi ashaka kumbwira hari byinshi yabanje kumbwira hariho na byinshi tujya tubanze dushikirize mwebwe mamudukurikiranye reka nizere ko we utakoze subscribe ugiye gukora subscribe kuva ku mwaka musha no kugera ku herezo cy'umwaka tuzagonda dukora ibiganiro bigushimisha no hirya nyaboneka murabizi ko ngenda afite ikibazo hirya no hino ako no musisi cyo kinzanye reka manze ndamuhikaza umeze neza ndaho ndashimara kabisa amakuru yawe se urebye no uruvange nago ari byiza cyane ariko ni nabyiza kuko ndi muzima nkibasha guhumeka duherukana kera Nitoye tuzi ngo ubuzima bwawe ngo buherereye hehe nagiye numva amakuru kuri wewe mwamwe nyene mwantera gahinda ko ndanyene ndabona n'ukuntu nakugeraho nyene nako nkavuga ati n'ukundi nikisiteye ako nizere ko Imana igende korohereza buke sha gake nyene ariko hamwe n'ubushobozi bw'umuntu hamwe n'Imana umuntu arafatanya ariko hari ibigenda gake ibindi bikagenda ibindi nibigende ariko nibibaho mu buzima umuntu iyo uri mu isi ntago ari paradizo nyine urumva buri muntu wese aba afite ibibazo ku giti cye abantu bashashatari bakuzi bakoze subscribe vuba wanabanza ukabibwira wenda amazina yawe kugira ngo tubashe kuganira mu kiganiro cyimbitse twaganiriye neza ubundi jewe nta wenda abatari bambona na rimwe ariko hari ibindi biganiro twagiye dukora bitewe na saga twaga turimo ubundi nabaga n'ubundi nitwa Elisa bisanzwe nandi mazina nyine y'ababyeyi ariko Elisa niryo bakunze kumenya cyane Elisa rero uyu munsi witoye uva mu rugo uraza nibibazo byawe nyine ntabashije kuvuga ko turaza kubigeraho navyonyene banze duhe Elisa ubuzima bushize tutabonana Elisa yarabayeho gute rero nyuma yuko tudaherukana hajemo nyine ibibazo byinshi cyane byinshi ariko ntapfa kuvuga hano
cyane cyane ko umuntu agiye kuvuga inkuru ze zitanarangira ariko bimwe by'ingenzi naje kuva inaha i Kigali meze nabi cyane ndwaye njya kwivuza njya mu cyaro nyine maze iminsi ngende mu cyaro ntago narinde i Kigali. Ese ubona ubuzima bwo mu cyaro bumeze gute? Ubuzima bwo mu cyaro utarubumenyereye canke navuga ngo babukakaye ibyo bimeze bite mu cyaro? Ho bimeze bite ryo tugende tumenya n'amakuru mu cyaro ko ntagenda mu cyaro rero ngiye n'ubundi niho mvuka ntago ari ibintu bya hatari, wenda ikimbangamiye ni ibibazo byenda by'uburwayi mfite, ariko mu cyaro ni ibisanzwe gusa urebye ahantu henshi habaye nk'umujyi nta cyaro kikibaho. Ibyaro byabaye nk'umujyi wenda ikiba kibura ni nk'amatara y'i Kigali cyangwa ibikorwa remezo byinshi wenda biri i Kigali, ariko ahantu henshi habaye umujyi to. Ubuzima burimo na hano mu cyaro nibwo basigaye barimo. Uyu munsi Elisa wenda navuga ngo ubuzima bwe ntabwo buba bworoheje canke ntuzenya. Ese wenda nyuma yuko duherukana tugiye kwa muganga, tuvuye kwa muganga, wageze mu rugo uroroherwa canke wageze mu rugo birakomera kusumba aho byari biri? Jewe naje koroherwa. Ubuzima busanzwe ndakomeza ndaniga mwe nigaga, ariko nyuma yaho nanone naje kugira ubundi burwayi butari buriya. Uburwayi bundi ntazi uko bwaje, nkajya mbyita ibintu by'imikino, ariko biza kumviramo uburwayi bukomeye cyane. Ariko wenda sinzi cyabiteye, niba se wenda bari igihe kigeze cy'umuntu wenda mu rugendo azagira wenda ko nabyo bizabamo, cyangwa se ari umuntu wabinterereje, ariko bitewe nuko umuntu burya ibintu byose ni mu mutwe. Bitewe nuko wari wabanje kunteza ibya mbere, naketse ko ari nawe waneje n'ibya kabiri. Wanyandikiye umbwira ngo ari we cyangwa se waranyandikiye umbwira ngo mama wange ashobora ngo kuba yarakuroze. Ese akuroga gute uri umwana we? Ese nukuguca mu muryango burundu canke nukuvuga ngo ntago kigukeneye? Nukuvuga ngo nubundi nkuko ari yabivuze ngo nagakimbara mu bana be. Urumva ko tutari twumvikanye cya gihe, igihe tujya kumureba yagiye ku mugezi, ndumva aricyo gihe twaherukanye ambwira ati ntago azongera kumbara mu bana be. Si ubyibuka harya? Ndavyibuka. Kuva icyo gihe nge ntago rero muheruka, sinzi bwo ibyo yankoreye byose. Nyuma yaho nabyakirije yombi, turivuza, ubwo arakomeje nyine na n'ubu. Ariko ikintu kiba kibitera nyine nuko abashaka ko mwumva bya bindi yamenyereye, kandi ngiye namwiyomoyeho ndavuga ati kugira ngo mbane n'umuntu umeze gutya nabaho nta mubyeyi mfite. Uyu munsi Elisa navuga ngo hari ubuzima bwe bwishe abayibikira ko tuzafata umwanya tuganire ku buzima bwawe bw'igihe giheze. Ubu ngubu rero sasa ngo witorwe, jewe aribyo baba wambwiye, ako mbashaka no kumenya n'abantu baba badukurikiranye bamenya ko ibintu tuba dukora biba biciye mu muco. Ubu ngubu wababwira wenda cyakuvanye mu cyaro ukaza ngahanye, navuga ko turi mu rugo aho Claudine yari asanzwe aba, kandi murabizi ko Claudine atameze neza, murabizi aho yibereye, nayo babwiye. Elisa wabikuye kuki kugira ngo utera abiri mbone n'ukuntu umeze? Wenda abantu ntago turavuga ukuntu umeze, ntago turabigeraho, ako ukuntu umeze wabitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo rero hari ikiganiro mperutse kubona kuri YouTube mwakoze Claudine atameze neza, kandi hari n'ibindi nabonye imbere yaho nabyo bisa nkaho hari ibindi yagiyemo nanone, gusa simuheruka. Navuze ati rero uyu munsi nafashe umwanzuro, ndavuga ati mfata na muzehe wanjye hari uburyo yabimfashijemo nyine, nza kureba Claudine hano nyine i Kigali, kugira hari ibyo nyine nshaka kumubwira, ariko nyine nubwo atameze neza nanamubone, wenda wataba narwaye cyane nubwo wenda tutakibana, ariko ntago mwanga cyane ku buryo ntaza kumureba ko ni umuntu twabanye cyane. Uyu munsi urahageze, uhageze ushiye usanga Claudine ari mu bitaro. Ese ntago ari gatumwa cyane n'uvuga ngo ni urukundo? Gatara abantu bagutumye ngewe oya nta muntu wantumye, nge wabyitekerereje ku giti cyanjye, ndavuga ati kangende murebe, ararwaye nubwo nanjye nameze neza, ariko ngewe nibura basi nshobora no gufata imbago nkaza nkagenda muri bisi nkaba nagera inama. Ariko we niba ari mu bitaro urumva bitandukanye n'ibyanjye cyane. Ngewe niba ncumbagira ubundi we akaba atabyuka, urumva ibibazo biratandukanye. Rero navuze ati reka nze murebe umuntu uri mu bitaro, rero nawe burya ntago biba byoroshye kugira muganga afate umwanzuro wo kuguha ibitaro ntutahe, nuko ababona ko ugiye mu rugo habamo ikibazo gikomeye. Rero ngewe nafashe mu bushobozi buke mfite, ndavuga ati namuze arabimfasha, ndavuga ati reka nze kumureba, ariko nta kindi kintu cyo kwanga umuntu yantumye, nta kiwapi, nge wabyikoreye ku giti cyanjye. Uyu munsi Elisa rero ngo kuba twenda tugende ku buzima bwawe nawe bwite bya Claudine, byo utaza kugerayo tumuganirize,
niba ari cyo kuri bumugenere wenda namugenere ako twanagezeyo uyu munsi Elisa kugira ngo atangire gutambukira ku mbago byatangiye ryari bimaze igihe kingana iki nkuko nyine nabivuze navuye naha numva ari ibintu bitazakomeza gukomera cyane urabona hashizemo nk'amezi 2 n'igice cyangwa 3 ngira rero uko icyumweru kimwe cyashiraga nabaga nzi ko ari ibintu wenda bizoroha mu gitondo ibindi ejo ariko ndakubwiye ngo ngiye naje guhura n'ikibazo akaguru kanjye karatumba karabyimba hahandi hajeho ikintu hano kimeze nk'ikibyimba ariko cyo kiza atari ikibyimba kibyimbye cyo kiza kimeze nk'aho ari nk'umukato gutya wenda nk'ikintu cyakwishe haza gusatuka harasatuka man byarangiye nyine aho hantu hasatutse byarangiye hakomeje kuba igisebe mpaka wenda tubivuge nkuko tubyumva jewe nza kumenya amakuru amwe makuru mpaye y'ukuntu wagiye ugira ibibazo mfise amakuru neza ko ari mama wawe ngo yagiye gukatagura umubiri ngakakwiba ngo nimba ari nyama ushobora gutinya kwivugira kuri no kamera wenda ushobora kwivuga uko biri nta bintu byo guhisha bakoje amakuru nagenda yumva aho gake uko abizi ko ndu umunyamakuru mbagenda guhigisha amakuru no hirya no hino none se uko kuguru nta kintu na kimwoba kwaritoye kurasa duko nguko nuvuga ngo byo si byari ikibyimba ubwo nuko kuguru kwabyimbye ariko ko kukabyimba gusa nkaho kwerekana ibintu bimeze nk'umutsi nyine wabyimbye wazamutse aho hantu haje gusatuka rero ivyo bintu bimaze igihe kingana haje gusatuka ntago hakomeje wenda ngo hazongere ngo hibumbe ko nagiye no kwivuza barambwira ati ntago ahantu twahadoda kuko uyu mubiri ubwawo ntago uyu nguyu wawufata ngo ukunde ntawe uhari ahubwo wowe turagumya tukogereze kino gisebe tugipfuke hanyuma ufate ubu ngubu ni nk'umwenge ucije mu rudodo indani bwose rukira ngaha yego nuvuga ngo ntago babonye uko bahadoda rero barambwira ati twe tugikogereza nicyo kintu twagufasha tugipfuke hanyuma ufate imiti tuzareba niba kizakira uyu munsi ko mbona kwivuza byo bitoroshe birakorohera wenda tutarashika mu bijanye no kwivuza uko kuguru kwawe wenda nta bintu byo gutera wenda twavuga ngo turateye isoni abantu se wabereka iyo mpanuka ntuzanya niba ari impanuka wabugize nyine ibyo byago wagiye ugira uhura no kuguru kwawe kuntu guteye kuntu kumeze ngo cha rwose kamubwiza ukuri kambere ko gato wenda bataza kugira ngo nukubabeshya kameraman je no kuvuga ngo ni igisebe cyo cyarakomeje kiracukura urumva kameraman dore urabona ukuntu hameze ubwo bigeramo hepfo rero hari hepfo cyarasatutse kirinjira hepfo hano ese umanuye ko ngako kaguma kamanuka umanuye yego kirakomeza no hepfo kigera hano yanje we urabona cyarasatutse rero cyaraje kiraturika gutya kirasatuka barambwira ati nuko uzajya tugipfuka nta kindi kintu twagukorera ubu kandi nta kintu kigeze none hepfo niko hameze hano kugera hepfo hano niko hameze ubona n'ibipfuko simbikuyeho mu kanya singiye gusubira mu bitaro bakongera bakanya simbikuyeho wayo nuvuga ngo kubera urugendo nakoze kaguru kandiye cyane numva igipfuko kiri kunjya byatari mbanyikuyeho uvuze ngo mu kanya rero ngiye kongera nshaka ibindi bitari naha bongere nyine bankirireho imiti numve ko nibura uyu munsi nasinzira ariko nyine gusinzira biba bigoye cyane ko mbona inyama zahezeho ku kuguru ko hepfo hano hepfo mu mpera zo hepfo cyane uko nanjye nabibonye Didier rwose ubu nta kindi kintu mfite nakubwira gusa nyine ngenda ndashimana ko nyiriho wenda nibiba ngombwa umuntu mpemukira gutya ubwo na Imana nayo ibihari ibizi impamvu ntapfuye wenda hari ibyo yantamitse bizabikemura nayo irahari we n'umugore wawe mwese kumumeze nabi umwe ni mu bitaro uyundi kuguru ntiyegura ese ko wenda makuru y'ukuguru ko ukimara kugenda kwa muganga ese ufise gahunda ko numvise ngo hari gahunda ngo ufise yo kubagwa kinyo gukugwaho ukuguru ibyo bimeze bitubivuga hiki ukuvuga ngo bo baravuze ati reka tujye tugigukorera antorotse nyine turebe hanyuma buruka iminsi ishira tukuvura tuzakubwira ukuntu bimeze ko kujya kwa muganga gakondo nawe urabona ibi bintu nta kintu yabikoraho ko niba ari inyama zashwanyutse ntago hajya kwivuza mu miti nyarwanda ntago iyo miti yayibona ariko nyine baganga bagerageza kumfasha uko mbonye umwanya ni buri munsi nyine ntago nsiba urumva n'ubushobozi nyine bugeraho ukanagushira kwivuza wenda famille yo ukimana ntuza famille ni kuvuza canke nawe urivuza arakazi ufise mbo ibi bintu bisaba ubushobozi bwinshi cyane urumva iyo mfite ubushobozi wenda numva ntari bwirirwa ku bitaro ngo umunsi wose wenda wiri njya muri prive
ariko nyine iyo byanze burundu njya mu bitaro nyine nkirirwayo bakaza kumvura, ariko nyine urumva ibintu bifasha amezi angahe ahantu umuntu aba amaze ntabwo ushobora kuzagwara kanseri nk'ukuguru ntuzene, ushobora gukuramo izindi ndwara kubera mbona ibintu bikubiye kuko urabona ko ukomeje kwambariraho inkweto, ukomeje kwagira iki. Ni ukuvanga inkweto zo nazambaye uyu munsi kuko nari mfite urugendo nje nyine Kigali, ariko ubundi ntabwo nkunda kuzambara, ariko nyine urumva biri no kundya kuko kari akaguru kiriya kirenge kiba cyarabyimbye, urumva birambangamiye cyane, gusa nitanze kubera yuko ibibazo mfite hari n'abandi bafite ibirenze ibyanjye, gusa ariko nanjye birakomeye, gusa ariko nanone nta bundi buryo buba buhari, uritanga nyine ukabikora nk'umuntu w'umusirikare. Ukaba ukeka ko aho hantu urwaye nk'uko nguko ari mama wawe iyo yaragiye akagutereza ibindi bintu bivanye n'ukuntu wari wanamutsinze mbere, ukoroherwa, ese niwe yongejemo ibyo bintu cyangwa nawe urabwawe? Urabona ibintu byose ni mu mutwe, urumva niba ikintu cyarifashe nta kintu na kimwe cyanyishe kikaza gusa urumva wowe watekereza iki kindi, urumva wowe wakugenzaho mbere hose aba akikuriho nyine, kandi ni ukuvuga ngo niba ubitekereza nta kindi kintu gishobora kuza mu mutwe wawe uvuge ngo ndi kumubeshya, kuko uko byaza kose niba akugendeye igihe cyose uba wumva ko n'ibyakubaye niyo byaba atari byo uba wumva ari byo, ariko gusa wenda nka 90% niwe cyane rwose, nuko wenda bitakunda ko umuntu wenda yongera gusubira mu by'ubuvuzi. Uyu mwaka no gutangirana n'amasengesho ugasenga Imana yonyene, wenda rero dufate twisubire, wenda tureke mu ubugwayi bwa Imana izakorohereza uyu munsi wenda nkamagize umwe y'amafaranga uri gukoresha mu kwezi ni nk'amafaranga ngana iki ubojenye n'ubugwayi bwawe wabara ni atari ndagake sinzi ukuntu nabivuga rero ubu aho bigeze nyine ubushobozi bumaze no kunshirana kabisa, ko ibintu ukoresha buri munsi maximum wenda ufashe nk'ibihumbi 5, ubwo nawe ushobora nko guteranya nk'amezi 2 ugahita ubyumva. Nawe rero ubwo uri mu cyaro nta n'akazi ufite, ubwo ushobora guhita ubyumva ukuntu biba bimeze, aba ari ikibazo mu bufasha nyine umuntu akenera. Ese wenda tugende ducako hirya no hino, tugende twerekeza ku makuru amwamwe hirya y'umuryango wanyu. Murafite umubyeyi w'umukire, wewe kubwo ubugwayi bwawe hari icyagutereraho cyo nyine we yaraberekeranye? Yawe wapi nta kintu yawe, kandi uriya mubyeyi ni umubyeyi arahunga ashaka gutwara wa mwana n'ubundi amakuru sinzi ko bayaguhaye. Mama we ntago ari washaka uriya mwana, kandi arabizi ko Claudine ari we yamutanze, yaramwitangiye uriya mwana yamutanze ku neza. Hari amakuru bifiseho? Amakuru yo mfite nuko ashobora kuba atari mama wamushakaga, ari uriya nyine wamushakaga, hanyuma bo niba wenda ntago nabyumvishe neza, nabikuriye neza kubera n'ikibazo nabaga nifitiye, gusa icyo namenye nuko ari we wamushakaga, ibindi byo wenda ahantu yaba ari n'uburyo yagiyemo ntago ndabikurura neza, ariko wenda nshobora kurara mbimenye kuko niyo mpamvu wenda mba naje hano, ariko biraho n'utwo dukuru ni dukeya cyane mfite, ntago mbasha kudukurura bitewe n'ibibazo mba nifitiye. Hari ibintu mba numva nyine bitari kwihutirwa gusa icyo nzi nuko wenda ashobora kuba ameze neza umwana ahari. Tugeze kwizera ko Claudine mujya mukora ubukwe, ntangira gutanga impundu mu bantu ndavuga ati ibintu birabaye, ako sinamenya ko tuvuze ibintu by'ubukwe, ibintu by'ubujya. Niyo mpamvu nace nkakuza ndavugira ibintu kuri kamera, nigeze kuvuga ibintu by'ubukwe byawe we na Claudine, urumva niho haciye hava buno bugwayi bwose. Nyuma y'iminsi 2 numva ngo ukuguru ngo benda kuguca, urumva. Ariko Claudine nawe akunda guhura n'ibigeragezo nk'ibyo ngibyo, abona n'abandi bagabo bamutesha umutwe ngo bari muri Amerika, ngo bendaga no kuzabana, niko umugabo yanapfuye, nimba yarapfuye nimba yaragize iki simbizi, nimba baramwase, nta makuru mba mbifiseho. Wewe ubu ngubu nka Elisa utekereza iki wenda ku rugo rwawe canke ku bana bawe? Ntabwo ndabizi ko nta bushobozi ufise. Aho bigeze wenda bimaze kumera nkaho bifeyiringa, ariko nyine ikintu kiba cyarabiteye ni iki ngiki. Ubundi mama ntago yifuza bino bintu, ntago yifuza ko we yashwanye na Claudine byatari ku buryo nanjye ubwanyu nyine byamviriyemo yuko mva kuri kote ye nkaza kuri kote ya Claudine, urumva twese aratwanga. Rero yumvishe yuko dushobora kongera gusubirana arabyanga, ahubwo we
ahubwo we ikintu yakoze yagiye aduteza nyine ibibazo ku buryo tutabasha guhura kugira ngo twongere nyine dukore umuryango nk'uko byari bisanzwe ahubwo we akumva ashaka kuzana byandi bya kera ngo afite umuntu ngo yangeneye nk'umuhungu we ngo tugomba kubana wowe nanjye rero naramwanze uwo nguwo ndetse njya gufata umuntu bamaye ntago genzi kwihitiramo urabona mfite imyaka mike ari ikibazo niyo mpamvu yakomeje kugenda duteza ibintu nk'ibyo ngibyo usanga ntago duhura nyine yaradushwanyije kabisa byatari mu mitima yacu wenda ntitwashwanye ariko kugira duhure biragoye urumva umwe abafite ikibazo undi afite ikibazo bisigwa ko ari mama wawe yashatse kubatandukanya kugira ngo mwese amenye gahunda ziwe nyene yabateje kuburana hagati yanyu hagati yashyizemo akagera kabisa we ngaba yumva ngo nabana kandi uwo muntu abambwira se shawe nawe ntago wamwemera ari wowe reka da ese ni ngewe ufata ababuze abagabo mwese uwo muntu we ni muntu kitubwira uwo muntu we ni muntu ki sha urebye wagira ngo igitambo cy'iwanyu mama we yihigiye ati nimwubakane nacyo sinzi gusa n'umukobwa ukuze byatari ku buryo ndanamutse nanamwemeye byaba ari nko kumwandura abandi baramwanze ni nko kumutoragura abandi baramujugunye urumva rero njye ntabwo ndi umuntu bahitiramo kuvuga ngo ujye kubana n'uyu ntabwo ibyo nabyemera rwose ahubwo we gukomeza kuneza ibigeragezo wagira ngo ntabwo yambyaye nicyo kintu mba ndi kwibaza aho kugira ndeke njye kwiyubakira ubuzima bwanjye nyine abakomeza kungenda ari kuneza ibibazo ubushobozi bumaze kunshana bwo kwivuza ubu nyine urumva ndababaye cyane mwana nk'ubu ngubu dufashe ufise amahirwe urakitse uburwayi bwawe buragenze neza ni iki kintu utekereza mu mutima wawe cyo gusubirana umugore mu mago ikintu mba ntekereza urabona ko ibintu nari ndimo byo byanarangiye ariko ikintu mba ntekereza mba numva ngize amahirwe nkakira sibye ko nabyo bitoroshye gukira byo ntabwo byoroshye kuko hari nk'inshinge bambwiye bagomba kuntera kuri aka kaguru shana kubeshya ubushobozi bwazo bwarabuze pe narabubuze cyane ariko zina mu Rwanda kinye zahandi bambwiye hari imiti nyine bavanga myinshi byatari urumva nyine biba bigoye cyane urumva niba ari imiti ashobora kuvomamo hano akavoma na hari akavoma na hariya urumva ushobora kukubwira amafaranga nawe ubwawe ukikanga urumva rero biba bihenze cyane ariko ubushobozi bwayo bwarabuze ndacyategereje wenda icyo Imana izakora sinzi ariko byuko nyine ubundi muri umuntu ahora yifuza uko byifuza numva ngiye nasubirana n'umuryango mbaye nkize nye gusa niyo ntakira byose ni kimwe burya umuntu ubuzima burakomeza cyangwa se yadahari nibyo ese warubizi ko Claudine agwaye cyane waje uvuga ngo reka nyene kumureba ngira ibyo tuganira nawe ukuvuga ngo nubwo wenda ndabizi ko arwaye kuko nabibonye ku kiganiro ariko nanone hanini ko atarwaye cyane bituma atavuga nanone hari ibindi of course mba ngomba kumubwira ariko wenda ntarondora hano ngo mbivuge ariko hari byinshi mba ngomba kumuganiriza tumwe turagenda dusoza umwaka urumva bari no gushaka gutana mu nzira ngo muri Amerika ngo abagabo ibintu nk'ibyo ahubwo ngewe bitewe na gahunda mba mufiteho ntabwo nabona ikintu mbimuganizaho nawe nkumva niba yahinduka ibyo bintu byo kwirukanka muri diaspora nyine akabyihorera tumwe turagenda dusoza umwaka Elisa yiteguye kumera gute Elisa yefise zihe gahunda z'uyu mwaka uri imbere wa 2025 bashanga ngize uwo mbere cyangwa mfite gahunda nabamubeshye ahubwo wenda gahunda mfite niza amasengesho menshi wenda Imana ikagira icyo yakora ku buzima bwanjye n'abandi bakansengera bari kumbona ahangaha umuntu ufite inkunga y'amasengesho yansengera kabisa ntago norohewe mwabibonye asengera n'umugore wawe byose bizumva ko twese akadusengera kuko buriye umuntu afite umuryango abafite byose baranabatandukanije nta muntu avugana none iyo umuntu afite umuryango abafite byose ariko akakanya kuba nta kintu kimwe mfite bisa nkaho nyine nanjye nyine niba nta famille ufite bumeze nkaho nawe utariho ntago buriho ariko bibaye bikunze umuntu yasubira muri famille ye ubuzima bugakomeza nyine natwe tukubaka umuryango nyarwanda nk'ibisanzwe ariko akakanya intego naba mfite ngo muri uriya mwaka abavandimwe bari kundeba aha naba mbeshye cyo kuri y'amasengesho mumfashe wenda mbona ubushobozi nakivuzamo nkakira nabundi ibindi byo nzabipanga ndi muzima ko ntiwapanga n'ubuzima butarakorohera urumva niba no kwivuza biri kunanira sinajya gupanga ngo umwaka utango nzakora iki bari ikibazo biragoye unanawushoje na nabi cyane rwose uranashaririye nubwo wenda umuntu aba yihagazeho
ariko ntabwo ubaye mwiza pe. nihangane niko isi biteye kandi ejo bizagenda neza. nuko nyine umuntu aba ari umugabo, ari igihe mbitekerezaho nkumva nanarira, ariko nyine ay'umugabo atemba ajya mu nda. tugenda